yitwa Isabwe Felixisme. Uwo rero uwo mugore ni muntu ki? Muntega amatwi mbabwire, uwo mugore wihandagaje akavuga ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame akarivuga uko ashaka, akarituka, akamwandagaza, akamuvuga, akagira ute. Reka mbabwire uwo mugore uwari we. Yabaye mu nama njyanama y'akarere ka Burera, ndetse manda yisize yaje kongera kwiyamamariza manda yindi mu gihe cy'uwahoze ari meya Uwambajimana Florence. Kandi muri icyo gihe yakundaga abagabo cyane. Uwo mugore yakundaga gusenya ingo z'abantu, yakundaga mbega abagabo cyane ku buryo umugabo yibasiye yaramusenyeraga. Kandi uyu mugore yari afite umuntu umwe mu bayobozi bari inshuti magara, byavugwaga ko nawe babishurana. Kandi uwo muyobozi cyangwa abo bayobozi bari inshuti y'uyu mugome, y'uyu dayimoni ngo ni Isabwe. Abo bashuti be bakoreshaga uko bashoboye bakamushyira imbere mu bintu byose. Reka mbahe nk'urugero. Twaba turi mu nteko itora, nk'ubu wajya kumva buri wese aba yemerewe gutanga umukandida cyangwa kwiyamamaza. Wajya kumva nka minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda Bizimana aravuze ngo ntanze umukandida Nyirasafari. Noneho twareba uburyo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ari umuntu mwiza witwa Bizimana, uvuga neza, uzi gukubita atababarira, uzi gusesengura, uzi gutahura ibigarasha n'ibiki byose. Twareba ngo ubwo avuze uriya muntu, ubwo amutanze mu mukandida, uriya muntu yujuje ibisabwa. Kuko n'abatumaga uwo mugore aja muri iyo myanya bose, nta myanya atagiyemo uwo mugore y'u Rwanda myinshi, yagiye mu myanya myinshi y'ubuyobozi, ariko ayijyamo ameze nk'amaneko. Kandi bamwe bamufanaga, bamushyigikiraga, nabo yirirwaga nabo mu maroji cyangwa mu mfuruka zo hirya no hino pembeni. Njye narababwiye ngo ntawe umpemba, nta mushahara mfite ku kwezi, mubimenye. Nta kontara nasinye ngo ninkuvuga uranyirukana ngo cyangwa ningira ute. Reka da, abayobozi mwubahiriza inshingano zanyu neza, mureke kujijisha. Niba turi kwitorera twebwe abaturage, tuba twaramaze kubona ingirakamaro n'abatari ingirakamaro. Abamushyiraga imbere n'abatumaga aja muri iyo myanya yose kugira ngo aneke ngo atuneke, turabazi. Arangije gukusanya amakuru rero, uyu mugore wo mu Cyanika muri Burera arabesha ngo ararwaye. Arangije kubesha ngo ararwaye, aba aragiye n'umuryango we wose, ageze mu Bufaransa, ajya mu rugaga nangiye kuvuga ngo rw'abategarugori, aja mu rugaga rwa bagenzi be babimibeshu nkawe,
rw'indaya nkawe, kuko rwiyise ngo ni urugaga ngo rw'abategarugori ngo ruharanira demokarasi ngo rukorera mu Bufaransa. Ubwo ni urugaga mbega ni nk'uko mubona indaya zishyira hamwe zigashinga koperative ariko itazwi yo mu banga, zikajya zitanganana mu bimina. N'uwo mugore rero, urwo rugaga ntabwo ari uruharanira demokarasi, ahubwo ni urugaga rw'ibimabeshu, rw'ibiraya, rw'ibyasize bikoze jenoside. Urwo rugaga rero ruhuriyemo za mabeshu, ibiraya, ibiki, mbega ruhuriyemo ibipfira byose, mbega ibishegabo, ibiki byose bihuriye muri urwo rugaga. Babagore bicaga abantu, ugasanga umugore yishe n'impinja zavutse akajugunya. Abo bagore bose bibumbiye muri uru rugaga. Rero yagezeyo muri icyo gihugu, nawe aja muri urwo rugaga rwa bigenzi byarwo, inkozi z'ibibi nkawe. Arangije kujyamo, ubwo baratangira rero bacura umugambi wo kugira ngo bajye batuka umubyeyi wacu perezida, batuke leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda, bagira ute, ariko ntabwo muzadushobora. Ubundi mu bihugu byo hanze hariyo abanyarwanda bazima bagiye kwiga, bagiye guturayo, bagiye gupagasa. Abo rero bafite u Rwanda, baza mu Rwanda, baza kureba imirima yabo, amazu yabo, baza gusura abavandimwe babo. Ariko abo bari muri urwo rugaga rw'inkoramaraso, rw'abicanyi, rw'indaya, rwa za mabeshu, abo ba Isabwe, kuko no mu Rwanda uyu mugore yari kagarara, yari indaya ruharirwa, yari afite side yo kwikundishwa mu bayobozi kugira ngo abanyanyagizemo iyo side ye, bamukunde, aje arabona uko aneka, ku buryo yiyamamazaga cyane ngo agamije no gukoresha uko ashoboye ngo azagere mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, kuko n'uwari kwimugezamo Satani Imana yari yatangiye kumugaragaza ko gutangira umuntu ubuhamya bwiza ngo yashoboye, ngo yagize utya. Twarabavumbuye, ntabwo tuzabemerera. Mumenye ko buri munyarwanda ari buri wese ijisho rya mugenzi we. Kagame wacu tuzamurwanirira mpaka, ntabwo muzamuvangira ngo tubemerere. Mwabayobozi mwe bakeza abami babiri, turabazi bamwe, abandi Imana irabazi, abandi murye muri menshi. None tubahaye amakuru, turababwiye tuti biriya bimeze gutya, muraturwanyije, ngo muducecekeshe, ngo mutozebye, mukagenda mukabwira bagenzi banyu cyangwa ababatangiye ubwo buhamya data ngo mubi byo muri byo, ngo uriya araturembeje, ngo katurembeje, ngo mu kuyatanga arakaza ari kutanga yuzuye, kubera ko uwamusizeho yabanje kuguha ibyatoranyijwe cyangwa yagize ute, maze ukagenda ugatangira kugenda uramamaza ngo uriya ngo ari kurwanya runaka, ngo ari kurwanya igitifu cyangwa ari kurwanya meya, uri gutsibanganya ibimenyetso. Ariko njyewe nta muntu natinya mubimenye. Rero ntabwo uzakora amanyanga ngo nkutinye ngo hari icyo wangira, ntabwo bishoboka, ntibibaho.
utazanyirukana ko nta kazi ko mfite, ko nta kazi wampaye, ko ntaje gukora ikizamini. Reka da, ahubwo uzangendaho nzakwanduza. Ugenda cyane ku muntu ukamumara ubwoba ugasanga yakwanduje. Ahubwo ushaka kugendaho uri umuyobozi kubera amanyanga yawe n'ubutiku ubwo uri kwibi bya leta nka kuvuga buri munsi ukandwanya. Iminsi 40 gisambo ni 40, bakazasanga ibyo wandwanyirizaga ari uko nabaga nagutangiye amakuru, kuko ukorana na Isabwe, kuko wirirwa muri kwiga politike mu maroji. Nakuvuga ukagenda uramvuga ahantu hose ngo uriya ngo yigize iki, ngo uriya yagize ute. Oya, none se kumaze kumbwira guca wa muyobozi we, ninyatangira ku gihe nkakumira bitaraba, ari weho ndi kuvuga uri gushaka kubisubiza inyuma, uzangendaho nshobore? Ari weho wabimbwiye kisamuga kumugatuma ibigarasha ibyo bimabeshu biza kumuri njana. Oya, ntabwo tuzogera kubemerera. Reka yagiye akora uko ashoboye, n'abandi bantu bakabajana akabarengana. Mbega yakoze mu buyobozi bwinshi, yewe yabaye na mwarimu aho bita kuri Adebu Ikirambo. Yabaye na mwarimu rwose kuri Adebu y'Ikirambo muri Burera hafi ya Karere. Birababaza kubona agera hanze, u Rwanda rwaramugaburiye rukamusuka mu kanwa, agahembwa umushahara wa buri munsi ku kwezi ku gihe, yarangiza akihandagaza akagera mu Bufaransa muri urwo rugaga rw'inkoramaraso z'indaya za Kabwera nka we, yarangiza agatuka umubyeyi wacu Imana yaduhaye. Uraje urakabona wakojeje agati mu ntozi. Abanyaburera mwese aho muri hose muhaguruke. Urubyiruko ufite telefone, iwacu Burera ntabwo ayo mahano yabagaye. Umuntu wagiye aratuma mbega ibyo byose biba, ndi kumureba, yaraduhemukiye. Imana izazira bagaragaza, kandi mbaga nabivuze, nje Adrien mbaga nabivuze, mamwe mukandwanya bigdaceka biri mukaba mwagaragaya yiwewe. Zira amapro z'umuhondo ziragahora ziraza we. Hari igihe tujaga tukumva zaje, tukumva zakuyemo umuntu wari uri gukorana n'ibyo bigarasha yavumbuwe, kandi tukaba twarabivugaga bakatugira abasazi. Ariko twaje tukumva ngo nama minisitiri yashize mu myanya, yirukanye uyu kubera iki? Yagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside, yashatse ko amacakubiri mu Banyarwanda, yananiwe gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Kandi njyewe nzi nk'abantu 2 3 nagenda avuga amanyanga yabo, bamwe mukandwanya, kandi nayavumbuye bamwe ari mwe ndi kuyazanira, naho ndi kurega niwe ndi kuregera basha. Mukanca amazi, none ko mwancaga amazi ko nyuma kamore kanjeceke ko nyuma byagaragaye bakajye. Abanyarwanda turi maso, nta muntu uzasubiza inyuma ibyagezweho tureba, ntabwo bizashoboka. Isabwe mu maroji Isabwe cokora uzi ko omva, Isabwe uzi kugenda amaroji, yewe amaroji ngahayi Butaro, ngahayi Kirambo, ngahayi Musanze, ngahahe. Nanjye nari mfite iroji ryiza cyane rizi kwakira abantu neza. Ariko Isabwe genda uzi kugabura ibiryo we, byatoranyijwe. Uzi gutanga ruswa,
izo ruswa zanyu twarazivumbuye ntabwo bizongera kuba. Erega abaturage bagenzi banjye, igihugu iyo kiri kwiyubaka gitangira gahoro gahoro. Reba leta yacu yatangiriye kuri zeru, nta wayirenganya. Yasanze amafaranga abo bicanyi izo nkaramaraso barayahunganye. Itangire ibitaro byari bifite nk'abaganga 200, none ibitaro by'u Rwanda abaganga barimo n'abaforomo n'ababyaza n'ikindi nk'ibihumbi 5. Mwabantu mwe, leta haruko itagize. Nta kuntu rero muri leta mu buyobozi hatagombaga gukoramo n'ibyo bigarasha. Ubu hari ibintu byinshi abanyarwanda tugiye kujya twikorera. Narababwiye ngo umuntu nashaka kugutegeka uko ashaka akavuga ngo arahagarika imfashanyo, ngo niba utamuyobotse, ngo niba utemeye ibyo akubwira, ngo arahagarika umuceri. Narababwiye ngo azahagarika umuceri, twebwe tuwihingire igishanga tukibyaza umusaruro kivemo umuceri mwinshi, ahubwo asigara ari kudukenera. Ariko biratubabaza iyo umaze kwijuta ugahunga igihugu ukabesha ngo ugiye kwivuza kandi ugiye kwifatanya n'ababisha. Uriya mugore Kabwera nje nari muzina namuvumba yangeraga akanyivugishwa neza, yagera no muri restaurant ngera kwesha agaciro, bazagashaka kwivugishwa neza. Kanjye namuvumbuye kera, nje nzi kuvumbura. Nje nzi kuvumbura mu bimenye. Nubwo wamenya ko nzi kukuneka, ko nzi gutangira amakuru ku gihe, ushaka kwibwira ngo njewe ngo nina yamenya. Nje mfite inshuti nyinshi muri iki gihugu, nakangara njewe kintu nirinda namanyanga n'uburimanganya ndeka cyo ndabyirinda. Sindafungwa, sindagira ute, nirinda amarimanganya. Nanga umuntu wese washaka gusubiza inyuma ibyagezweho na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko byavuye mu maraso, byavuye hakomeye. Cyanika muri kunyumva ku nkiko z'umupaka. Iki kirara, iyo mabeshu niho gituruka. Mube maso kitagira abandi bagore bazima kiyobya. Mube maso, mube menge, kuko bafite politike y'ukuntu bagenda babwirana bakazanana. Muramenye Cyanika, Burera, tube maso kubona uyu mugore ngo uyu mugore we ndakosheje kubona iyi mabeshu ngo ni Isabwe yihandagaza igatuka perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame, igahimba umuvugo w'amaraso, igahimba umuvugo w'ubugome, igahimba umuvugo w'umuki, ngiri kuhimba ngo Kagame ngo nibarekure ngo shitani, ngo nibagirute, ngo nibagirute, ukihandagaza ugatuka Kagame. Wamabeshuwe nkufashe. Arakabaho wambaje Imana Florence wabaye meya w'akarere ka Burera, meya Florence. Iyo tutamugira we cyagihe we, iyi mabeshu yo kabeshuka. Ko uyu munsi natukanye ndihana ati Imana imbabarire gutukana, ariko nakababaro. Uzi kugira ngo utuke papa wanje, utuke wowe Sabwe, uzi kugira ngo utuke papa wacu, papa Rwanda, papa w'abanyarwanda, papa w'abanyarwanda twese bazima. Ariko n'ababageraga hakabaha imbabazi, kuko ni umunyembabazi, yuzuye imbabazi n'urukundo. Korode Mutabazi, mube muri kunyumva, hari ikigarasha cyabatatse mu gihagurukire Korode Mutabazi cyitwa Gasipari, cy'igisaza gikoreraga iyo mu buhungiro bwigwaga kirihishahisha. Korode na Mutabazi mu gihagurukire, dore mbahaye impuruza cyabatatse.
papa w'iyi Mabeshure yahoze ari umuganga mu Kinyababuba, nzarabaye na titireri mu murenge wa Kinyababa Sate Dosane, sebukwe w'icyo Kigarasha yabaye umucamanza ikirambo, niba nibutse neza. Rwose ni bazima, bari bazima. Sinzi iki kirara cyavuye rwose, iki kirara sinzi iyo cyavuye iki. Ariko nta waraya cyane, iyo uraye cyane kuraya birangira gubaye kishushwe, birangira gubaye igishagara, igishogoshogo. Iyo uraye cyane birangira gubaye masikini. Banyaburera twihangane, nta kundi. Twihangane Banyaburera, dusanzwe turi inkotanyi, dusanzwe turi intore. Kuba twahavuyemo igipfira muri bya bishimbo kikaba cyatuvuyemo, Imana ishimwe. Rero twirinde ko hagira ibindi bivamo. Rero Abanyaburera tube maso, Abanyacanika mube maso, Rugarama, Gahunga, Butaro, Butaro mwitonde. Niyo video y'icyo kigome ntabwo nayishyira mu kiganiro canje, kuko mbisubiyemo ibyo yatutse umubyeyi wacu nanjye nabamututse. Nta nubwo nshaka ngo hagire n'abaturage b'u Rwanda mu byumva. Isabwe Felixisme wo mu Cyanika munsi y'ikirunga cya Muhabura, uhangara udutukire perezida wa Repubulika, wowe Mabeshure. Maze rero Kabwera Isabwe Felixisme uri hariya mu Faransa, nkuhaye Gasopo, niwongere kuruka ibirutsi warumaranye iminsi urukubuya ubwangati, ubwo wabirutse niwongere kuruka. Ubwiza ukuri, ndeba unyitegereze, situziranye. Si wajyaga muri resitora yanjye y'Ibutaro iri kwesha agaciro? Subizi amanyanga yawe, subizi, situyazi. Ibirutsi warutse wamaze kubuya, ubwangati bwari bukwisha. Ibyagusigayemo ubirukiriye mu Bufaransa, niwongere kubirukuru kuvuga perezida wacu, leta y'ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Atansiyo, nkuhaye Gasopo, bwerera iyo hirya, bundabundira iyo hirya, ariko ushaka wayamanika kuko mwaratsinzwe. Nshuti bakundwa bakurikire televiziyo Umwero TV, mwiriwe neza. Muri kumwe n'inshuti yanyu, mwana wanyu bakunda cyane, umuvandimwe, umuturage w'igihugu, kandi ku mazina yanjye nitwa Nshimiyimana Adrien, ubundi nkaba nitwa Intore itiganda. Uyu mwanya rero nta kubatindira, ndabanza mbasuhuze nyine abari hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko abaturage batuye u Rwanda, uturere 30, intara enye n'umujyi wa Kigali wa 5, ndetse n'abaturage bacu bagenzi banjye abadiaspora batuye hirya no hino ku isi. Mwese ndabasuhuje, mwese aho muri hose abakurikiye Umwero TV. Nimugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 tuyirandurane n'imizi ya yose. Nimugire umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe, turwanya ruswa n'akarengane, ubundi twibakire u Rwanda mu mahoro. Polisi yacu nayo ikongera iti
abaturage, abatwara ibinyabiziga bari mu mihanda hirya no hino, mugende neza kandi mugende mwubahirije amategeko yo gutwara ibinyabiziga ndetse n'amategeko y'umuhanda, maze amagara araseswa ntayoragwa. Mugende neza mugereyo amahoro. Ndashimira rero izo nzego zacu z'umutekano zidushishikariza kugenda neza mu muhanda tukagerayo amahoro, kuko inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ziradukunda cyane cyane, by'umwihariko intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Dogiteri Paul Kagame. Rero turamukunda, tumuhoza ku mutima umubyeyi wacu, Imana yatwihereye, umubyeyi mwiza, umubyeyi iyo muvuga numva mfite ibyishimo n'umunezero. Imana yarakoze kuduha nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwiza, Dogiteri Paul Kagame. Rero inshuti bakundwa bakurikiye Umwero TV, uyu munsi ntabwo ndi gutinda mu makorosi, ngiye kubabwira iki kiganiro impamvu ngiye kugikora. Nababajwe n'umuntu, niba ndamwita umugore, niba ndamwita igishubaziko, niba ndamwita umutegarugori, niba ndamwita shitani, niba ndamwita dayimoni, niba ndamwita nyabingi, niba ndamwita nde, ariko amazina namwita ntago namwita umugore, nta nubwo namwita umutegarugori, ahubwo njye numva namwita ari mabeshu, cyangwa se numva namwita umuntu mbese igipfira. Burya ibishyimbo, ngenda umuhinzi, iyo bagiye gutera ibishyimbo bamanza barobanura kugira ngo havemo ibipfira bakabijugunya. Cyokora hari n'abatabijugunya bitewe n'impamvu runaka, kuko hari igihe kiba wenda ubonye gipfumutse nk'inyuma gusa ariko mu nda ari kizima hari, ariko iyo cyapfumutse cyane barakijugunya. Rero njye numva uriya mugore ntabwo ari umugore, ariko kiriya gipfira ni igipfira, mbega nagereranya na bya bishyimbo by'ibipfira bajugunya, batarondereza ngo nubwo cyapfumutseho gato reka tukihorere, ahubwo bakavuga bati ibintu tubiteka biradusharirira, reka tubimene. Uriya mugore rero ngiye kuvugaho ni igipfira cya burundu cya byose. Ntago ntukanya, ariko none se gutanga urugero sibyo? Ibipfira, ibishubaziko, ibirara, ingegera se, mabeshu, igishegabo, mbega uriya muntu, kuko kuvuga ngo uriya mugore ntaba muhaye izina ryiza, mbega asa nk'ibyo bibi byose mvuze, kubera ko ibimuva mu kanwa ni ibibi gusa, nta kintu kizima kimuva mu kanwa, habe na gato. Ibintu byose bimuva mu kanwa ni ibintu bibi cyane, mbega ni ibintu bibi cyane, ku buryo
mwise umugore naba nkosheje kandi atari, kuko nta mugore muzima wavuga ngo cyitwa Isabwe Felixisme. Ndisubiremo mwese muryumve, abakurikiye Umwero TV, icyo gipfira cyitwa Isabwe Felixisme. Niba ari satani musabwe, niba ari dayimoni musabwe, ntabwo mbizi, ariko ntayo mazina ye. Ariko ibintu bimuva mu kanwa ni ibintu bibi cyane, sinamwita ikigarasha, kuko ikigarasha habaga igihe kigize akamaro mu makarita, kuko kitarimo ubanza amakarita yaba atujuje ibisabwa. Ahubwo namwita umwanzi mubi w'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda twese. Ni haduyi, kandi haduyi kuko ikigarasha ubundi ni ikarita. Umwanzi w'igihugu na haduyi ni abicanyi, kandi bahora bategereje kwica, kumena amaraso. Rero uriya mugore ni umwicanyi, mbega ni bandi, ni umwicanyi, ni inkora amaraso. Isabwe Felixisme. Isabwe Felixisme ni umuntu ki rero? Iyi haduyi ni muntu ki? Uyu mugore nakurikiye ikiganiro cyabereye kuri radiyo yitwa radiyo imeze nka riteremu, radiyo rutwitsi, ngo yitwa ngo ni radiyo inkingi, ngo inkingi y'amahoro, ngo ijwi riharanira kwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Ngo iyo radiyo ngo ni y'umuntu witwa Musabyimana Gasipari. Nabonye ari nk'umuntu w'umusaza uri kuvugana umeze nk'umbe, byaramuyobeye. Iyo nkuru yatambutse ku wa 10 z'ukwa karindwi 2025. Tuba tubakurikiye mwabicanyi mwe, twarababwiye ngo muzaba 10 tube 20, muzaba 30 tube 40, muzaba 100 tube 200. Ntabwo muzatuganza rero, tuba tubakurikiye akantu ku kandi. Noneho rero mwagize n'umwaku mukurikirwa n'abantu bize baminuje, urubyiruko rufite ubwenge rwize rwaminuje, urubyiruko rufite za medecine za masters rufite ibiki, murongera mukurikirwa n'urubyiruko rwihangira imirimo rutiyagize amahirwe yo kwiga kandi rumeze neza, n'abandi bahinzi. Mbega murongera mukurikiranwa n'abantu batagize amahirwe yo kwiga. Ariko kubera ubuyobozi bwiza, leta yagiye ibigisha mu midugudu, bagashyiramo amasomero iki, ku buryo buri munyarwanda wese amaze kumenya gusoma no kubara hafi ya bose. Rero ntabwo muzadukira, byararangiye. Nkanjye muri kuvugana nifitiye yanje ya primaire gusa, abanza, ariko mba nabaviziye, mba nababonye muri kwirigita mugasekaho mu bwisho, mu buvuma muri kubundabundiye mu mahanga, kubera amahano mwasize mukoze mu Rwanda. Mwarangiza ukavuga ngo ni radiyo inkingi y'amahoro, cyangwa ni radiyo riteremu, iyi radiyo rutwitsi, iyi radiyo y'abicanyi, radiyo iharanira kugarura itsembatsemba n'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Ni ikiharaniye kugarura,
ntabwo iharaniye kwishyura ukizana kwa buri munyarwanda, kuko uwadushyize hamwe turamuzi, ni nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Dogiteri Paul Kagame. Niwe wagaruye ubumwe n'ubwi, niwe wagaruye demokarasi, niwe wagaruye amahoro, niwe wunamuye icumu, niwe wunamuye umuhoro, niwe wahagaritse ayo mahano mwakoze. Rero nimukava ngo ni radiyo ngo iharanira ngo demokarasi, ngo iharanira ngo kwishyura ukwizana kwa buri munyarwanda, ahubwo ni iharanira za haduyi zose zabicanyi mwese. Nuko rero iyi radiyo rutwitsi yitwa ngo inkingi y'uyu musaza witwa ngo ni Musabyimana Gasipari, ni umusaza ni umusaza ko nabonye tangiye no gutetema nk'uriya bari mu biki kashaje. Uriya arabona yahangana n'urubyiruko rw'u Rwanda akadushobora, ntabwo yadushobora. Rero iyo radiyo rutwitsi yanyuzeho umuvugo wa shitani witwa bawugereranyije ngo Vigitwari Ingabire, ngo fungura Vigitwari Ingabire cyangwa ngo gira ute. Uwo muvugo rero wavuzwe niyo haduyi yitwa Isabwe Felixisme. Uwo rero uwo mugore ni muntu ki? Muntega amatwi mbabwire, uwo mugore wihandagaje akavuga ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika Dogiteri Paul Kagame, akarivuga uko ashaka, akarituka, akamwandagaza, akamuvuga, akagira ute. Reka mbabwire uwo mugore uwo ari we. Reka nifashishe hano mbabwire uwo mugore uwo ari we, mumumenye. Mbega mbabwire amwe mu mateka y'uwo mabeshu, ariko reka mbabwire amakuru y'uwo mugome. Rero uwo mugore Isabwe Felixisme iwabo ni mu karere kitwa Burera mu murenge witwa Cyanika. Mwankurikiye? Umurenge witwa Cyanika. Yahoze ashinzwe imibereho myiza y'abaturage, affaires sociales, mu murenge witwa Kivuruga wo mu karere ka Gakenke. Yaje gukomeza kuba affaires sociales mu karere ka Musanze mu murenge witwa Cyuve, ndetse yaje guhunga igihugu cyangwa se gutoroka cyangwa se guhunga. Yari asanzwe n'ubundi ari affaires sociales muri uwo murenge wa Cyuve muri Musanze. Yabaye mu nama njyanama y'akarere ka Burera, ndetse manda yisize yaje kongera kwiyamamariza manda yindi mu gihe cy'uwahoze ari meya Uwambajimana Florence. Ubu Uwambajimana Florence ni gitifu w'intara y'Iburengerazuba, meya mwiza, meya wayoboye Burera neza kandi wakundaga abaturage, ku buryo yavuye kuba meya ajya kuba gitifu y'Iburengerazuba. Hafi ya yose imidugudu y'akarere kose, hafi ya yose Uwambajimana Florence ni nkaho yari yarayigezemo, kuko yakundaga
abaturage. Rero uwo mugome icyo kirara cyaje kongera kwiyamamaza muri iyo nama njyanama y'akarere ka Burera ku yindi manda, ariko ntibyamuhira. Asanga abaturage baramuvumbuye. Asanga abaturage bagize ute? Bamenye amafuti ye, bamenye ubugoryi bwe, bamenye uburara bwe, bamenye ububeshu bwe, kandi muri icyo gihe yakundaga abagabo cyane. Yakundaga abagabo cyane. Uwo mugore yakundaga gusenya ingo z'abantu, yakundaga mbega abagabo cyane ku buryo umugabo yibasiye yaramusenyeraga, kuko yari mbega ari umuntu waho ngaho w'amanyanga ukora amafuti. Mbega sinzi n'uburyo yageze muri njyanama y'akarere. Noneho kuri iyo manda yirangije aje kwiyamamariza yindi manda. Impamvu ibye byamenyekanye, ndi kwibuka neza, nuko abaturage bari bamaze kumenya amayere ye n'ibyo agamije, kuko narababwiye ngo Imana yirwa ahandi igataha i Rwanda. Nta muntu uzisha mu Rwanda agamije kugira u Rwanda nabi, uhishe mu buyobozi gazagira amahoro. Kandi uyu mugore yari afite umuntu umwe mu bayobozi bari inshuti magara, byavugwaga ko nawe babishurana. Kandi uwo muyobozi cyangwa abo bayobozi bari inshuti y'uyu mugome, y'uyu dayimoni ngo ni Isabwe. Abo bashuti be bakoreshaga uko bashoboye bakamushyira imbere mu bintu byose. Nabo ubwabo ntabwo byagiye bibahira, kuko Bibiliya itubwira ko iyo ugendanye n'umubi nawe uba mubi. Rero Bibiliya ivuga ukuri, kuko abagendanaga n'uyu mugore, abamufanaga, abamwamamazaga, mbega bamutangiraga ubuhamya bwiza ngo ni mwiza, ngo yashobora gutorerwa uyu mwanya, ngo yashobora kuba iki. Murabona ukuntu mu gihe cy'amatora abantu dutanga abakandida, umuntu aravuga ati nanze umukandida witwa gutya, nanjye nanze uyu, nanjye nanze uyu, ariko abandi bakiyamamaza. Noneho wabona nk'icyo gipfira cyangwa nk'iryo bandi cyangwa nk'iyo mabeshu itanzwe n'umuntu witwa Kakomeye. Reka mbahe nk'urugero. Twaba turi mu nteko itora, nk'ubu wajya kumva buri wese aba yemerewe gutanga umukandida cyangwa kwiyamamaza. Wajya kumva nka minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda Bizimana aravuze ngo ntanze umukandida Nyirasafari.
noneho twakumva twareba uburyo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ari umuntu mwiza witwa Bizimana, uvuga neza, uzi gukubita atababarira, uzi gusesengura, uzi gutahura ibigarasha n'ibiki byose. Twareba ngo ubwo avuze uriya muntu, ubwo amutanze mu mukandida, uriya muntu yujuje ibisabwa, maze natwe tugahita tuvuga ngo aturebeye neza, maze tugahita tumutora. Ibyo rero ntabwo tuzongera kubikora, kuko n'abatumaga uwo mugore aja muri iyo myanya bose, umva nta myanya atagiyemo uwo mugore y'u Rwanda myinshi, yagiye mu myanya myinshi y'ubuyobozi, ariko ayijyamo ameze nk'amaneko. Kandi bamwe bamufanaga bamushigikiraga nabo yirirwaga nabo mu maroji cyangwa mu mfuruka zo hirya no hino pembeni, ariko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda yagiye ibagaragaza bose bari bagenzi b'iyo shitani, nabo bakisanga bavumbuwe mu mabi bakora yo kutubahiriza inshingano neza z'igihugu. Kandi twe abaturage tubaga twaramaze kubineka, twarabibonye, tukabivuga. Noneho bamwe baba bashigikiye ibi bigarasha, bibeta ahantu pembeni bagakinira mu gitanda aho hirya. Nk'ubu watanga amakuru uti uyu mugore witwa Isabwe hari ibyo namubonyeho, hari amanyanga namubonyeho, wa wundi basambana akaba arakwatatse ngo uriya uri kuvuga ngo ni umusazi, ngo uriya ni mu mwihorere, ngo niko yabaye, ngo tongo ni mu mwihorere, ngo wapi, afite ibyo ari gutsinsibiranya. Njyewe rero ibyo ntabwo nyibigenderaho, nuko njyewe kuko ndi muzima, ndaregeye neza, mfite ubwenge, mfite amayeri menshi. Njyewe ntabwo, njyewe narababwiye ngo ntawe umpemba, nta mushahara mfite ku kwezi, mubimenye, nta kontara nasinye ngo ninkuvuga uranyirukana ngo cyangwa ningira ute. Reka da, abayobozi mubahiriza inshingano zanyu neza, mureke kujijisha. Niba turi kwitorera twebwe abaturage, tuba twaramaze kubona ingirakamaro n'abatari ingirakamaro. Kuzaho kabanga ubwo ndi nuza nkaba namamaje uriya bizacamo neza, ye mwamamaze turabyemeye, ariko turihitiramo neza. Ntabwo tuzongera kuvanga ubwo yamamajwe na nuza cyangwa ubwo nuza mushigikiye uyu muntu yavamo umuyobozi. Reka da, tuzaje turamanza twashishoza neza, kuko ibyo mwadukoreraga kuri iki gipfira, kuri ribandi, kuri ngo ni Isabwe, ngo ni Felixisme, niba ari Felixisme, twarabibonye. Kuko abamushyiraga imbere n'abatumaga aje muri iyo myanya yose kugira ngo aneke, ngo atuneke, turabazi. Nimureba nabi ubwo nzabavuga hano kuri kamera, kuko ndabazi. Mwaraduhemukiye. Arangije gukusanya amakuru rero, uyu mugore wo mu Cyanika muri Burera arabesha ngo ararwaye. Arangije kubesha ngo ararwaye, abaragiye n'umuryango we wose, ageze mu Bufaransa, ajya mu rugaga nangiye kuvuga ngo rw'abategarugori, aja mu rugaga rwa bagenzi be babimibeshu nkawe,
rw'indaya nkawe, kuko rwiyise ngo ni urugaga ngo rw'abategarugori ngo ruharanira demokarasi ngo rukorera mu Bufaransa. Ubwo ni urugaga mbega ni nk'uko mubona indaya zishyira hamwe zigashinga koperative ariko itazwi yo mu banga, zikajya zitanganana mu bimina. N'uwo mugore rero, urwo rugaga ntabwo ari uruharanira demokarasi, ahubwo ni urugaga rw'ibimabeshu, rw'ibiraya, rw'ibyasize bikoze jenoside, rw'ibyahekuye abanyarwanda, rw'ibyakoze amahano. Ni urwo rugaga, ntabwo rwitwa ngo ni urugaga ngo ruharanira demokarasi. Ni urugaga ruharanira kugarura jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Urwo rugaga rero ruhuriyemo za mabeshu, ibiraya, mbega ruhuriyemo ibipfira byose, mbega ibishegabo, ibiki byose bihuriye muri urwo rugaga. Babagore bicaga abantu, ugasanga umugore yishe n'impinja zavutse akajugunya. Abo bagore bose bibumbiye muri uru rugaga rw'abicanyi rukorera hariya mu Bufaransa. Ntabwo rero ruharanira demokarasi. Rero yagezeyo muri icyo gihugu, nawe aja muri urwo rugaga rwa bigenzi byarwo, inkozi z'ibibi nkawe. Arangije kujyamo, ngo baratangira rero bacura umugambi wo kugira ngo bajye batuka umubyeyi wacu perezida, batuke leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda, bagira ute. Ariko ntabwo muzadushobora. Cya mbere, muri kubutabuta, muri kwihisha mu myobo, mu kugenda muzi ko ejo murapfa inkubira bakubita. Ariko twebwe turi mu Rwanda rwacu, turatekanye, turatengamaye, tumeze neza. Mwebwe muzagwa ku gasi. Ubundi mu bihugu byo hanze hariyo abanyarwanda bazima bagiye kwiga, bagiye guturayo, bagiye gupagasa. Abo rero bafite u Rwanda, baza mu Rwanda, baza kureba imirima yabo, amazu yabo, baza gusura abavandimwe babo. Ariko abo bari muri urwo rugaga rw'inkoramaraso, rw'abicanyi, rw'indaya, rwa za mabeshu, abo ba Isabwe. Kuko no mu Rwanda uyu mugore yari kagarara, yari indaya ruharirwa. Yakoreshaga uko ashoboye kose. Yari afite side yo kwikundishwa mu bayobozi kugira ngo abanyanyagizemo iyo side ye, bamukunde, aje arabona uko aneka. Ku buryo yiyamamazaga cyane ngo agamije no gukoresha uko ashoboye ngo azagere mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, maze anekere rimwe. Asanga Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ntabwo yamukundiye, kuko n'uwari kwimugezamo Satani Imana yari yatangiye kumugaragaza. Gutangira umuntu ubuhamya bwiza ngo yashoboye, ngo yagize utya. Twarabavumbuye. Ntabwo tuzabemerera. Mumenye ko buri munyarwanda ari buri wese ijisho rya mugenzi we. Kagame wacu tuzamurwanirira mpaka. Ntabwo muzamuvangira ngo tubemerere. Mwabayobozi mwe bakeza abami babiri, turabazi bamwe, abandi Imana irabazi, abandi murye muri menshi. Mwabayobozi mwe
bameze nka Isabwe, Felixisme, Mabeshu, batwihishamo, bihisha muri za njyanama, bihisha muri za minisiteri z'ubutegetsi bw'igihugu, bihisha muri za minisiteri zimeze gute, bihisha muri ba meya. Ariko reka mbabwire, umuturage arabona amakuru mabi ku muyobozi ari kuzambaguza ibintu, ari gushaka gusubiza inyuma ibyagezweho. Namuvuga usanga wa muyobozi agiye kumwijundika, agiye kumwishyiramo, kubera ko afite gahunda, abari na cya kigarasha nyine barangiza akazi ku mugoroba bakihina mu roji bagakina. Noneho waba witangiye amakuru, wenda urugero nka Adrien akavuga ati ndi kubona uyu muyobozi wacu yarenganyije bari abaturage, yakoze ibi, kandi leta yacu ikunda abaturage, ntabwo ishaka umuyobozi urenganya abaturage. None muzaja murusha perezida wa repubulika aze gukemura ibibazo mu turere, kandi mwakagombye kubikemura, mwabikemura ataraza. None tubahaye amakuru, turababwiye tuti biriya bimeze gutya, muraturwanyije, ngo muducecekeshe, ngo mutozebye, mukagenda mukabwira bagenzi banyu cyangwa ababatangiye ubwo buhamya data ngo mubi byo muri byo, ngo uriya araturembeje, ngo katurembeje, ngo mu kuyatanga arakaza ari gutanga yuzuye, kubera ko uwamusizeho yabanje kuguha ibyatoranyijwe cyangwa yagize ute, maze ukagenda ugatangira kugenda uramamaza ngo uriya ngo ari kurwanya runaka, ngo ari kurwanya igitifu cyangwa ari kurwanya meya, uri gutsibanganya ibimenyetso. Ariko njyewe nta muntu natinya mubimenye, njye nababwiye ngo nifitiye ayanje abanza gusa, ntabwo nta kazi ndeka, mfite akazi kanjye kambeshejeho kandi neza, kantunze kandi kangiza umusirimu. Nta kintu nashoboye, nta kintu ntemerewe kurya, umva nta kintu nemerewe kunywa, nta hoteli nemerewe kuryamamo, na za zindi zo mu Kinigi yandi bavuga ngo irakaze nayiraramo, ni ukuri kw'Imana. Rero cyambere ndishabikira, nkabona ubushobozi bwo kwibeshaho neza, nkatura heza, nkarya neza, nkarihira abana banjye mu ishuri neza. Rero ntabwo uzakora amanyanga ngo nkutinye ngo hari icyo wangira, ntabwo bishoboka, ntibibaho. Kutazanyirukana ko nta kazi ko mfite, ko nta kazi wampaye, ko ntaje gukora ikizamini, reka da, ahubwo uzangendaho nzakwanduza. Ugenda cyane ku muntu ukamumara ubwoba, ugasanga yakwanduje. Ahubwo kwanduza umuntu muzi icyo bisobanura, ushaka kugendaho uri umuyobozi kubera amanyanga yawe n'ubutiku ubwo uri kwiba bya leta, nkakuvuga buri munsi ukandwanya. Iminsi 40 gisambo ni 40, bakazasanga ibyo wandwanyirizaga ari uko nabaga nagutangiye amakuru, kuko ukorana na Isabwe, kuko wirirwa muri kwiga politike mu maroji, nakuvuga ukagenda uramvuga ahantu hose ngo uriya ngo yigize iki, ngo uriya yagize ute. Oya, abaturage turakomeye, dufite umubyeyi wacu Paul Kagame, dufite leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda, ku buryo iyo leta yacu ariyo yatwigishije ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe,
turwanya ruswa, dukumira icyaha kitaraba, turwanya ruswa n'akarengane, ubundi twiyubakire igihugu. None se kumaze kumbwira guca wa muyobozi we, ninyatangira ku gihe nkakumira bitaraba, ari weho ndi kuvuga uri gushaka kubisubiza inyuma, uzangenda aho nshobore, ari weho wabimbwiye. Kisa mugatuma ibigarasha ibyo bimabeshu biza kumuri njyanama. Oya, ntabwo tuzongera kubemerera, reka ntabwo tuzongera kubemerera habe na gato, ntabwo tuzongera. Kandi iki kigarasha nako iyi mabeshu ngo ni Isabwe yagiye akora uko ashoboye, n'abandi bantu bakabajana akabarengana. Mbega yakoze mu buyobozi bwinshi, yewe yabaye na mwarimu aho bita kuri Adebu Ikirambo. Yabaye na mwarimu rwose kuri Adebu y'Ikirambo muri Burera hafi ya Karere. Urumva rero imirimo myinshi yakoze mu Rwanda, birababaza kubona agera hanze, u Rwanda rwaramugaburiye rukamusuka mu kanwa, agahembwa umushahara wa buri munsi ku kwezi ku gihe, yarangiza akihandagaza akagera mu Bufaransa muri urwo rugaga rw'inkoramaraso z'indaya za Kabwera nka we, yarangiza agatuka umubyeyi wacu Imana yaduhaye, uraje urakabona. Yarangiza agafatanya n'iki gisaza ngo ni Musabyimana Gasipari. None mwagiye muri kwataka, ngo muri kwataka Pastor Claude, muri kwataka Mutabazi, ngo nuko bavuze ngo kuri Ingabire Victoire mugenzi wanyu mubana mu kipe imwe, baba muvuga se, baba kuvuga se, wakojeje agati mu ntozi. Abanyaburera mwese aho muri hose muhaguruke, urubyiruko ufite telefone, iwacu Burera ntabwo ayo mahano yabagaye. Umuntu watuzaniye ayo mahano azisubireho, n'ubu ndamuzi, ndi kumureba ahari. Umuntu wagiye aratuma mbega ibyo byose biba, ndi kumureba. Yaraduhemukiye. Imana izazira bagaragaza, kandi mbaga nabivuze, nje Adrien mbaga nabivuze, mamwe mukandwanya, bigdaceka biri mukaba mwagaragaya yiwewe. Nkundaga za mapuro z'umuhondo ndazikundaga iyo zasohotse. Zira mapuro uwaziremye nahore ku ngoma. Zira mapuro z'umuhondo ngo inama ya minisitiri yateranye iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame, yemeje ibi bikurikira. Yashize abantu mu myanya mu buryo mukurikira: yirukanye aba, yakuye mu myanya aba, yashizemo aba, yagize. Ziriya mpapuro z'umuhondo ziragahora ziraza, ziragahora ziraza we. Hari igihe tujaga kumva tukumva zaje, tukumva zakuyemo umuntu wari uri gukorana n'ibyo bigarasha yavumbuwe, kandi tukaba twarabivugaga bakatugira abasazi. Ariko twaje kumva tukumva ngo nama minisitiri yashize mu myanya, yirukanye uyu kubera iki? Yagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside, yashatse ko amacakubiri mu Banyarwanda, yanze yananiwe gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Kandi njyewe nzi nk'abantu babiri batatu nagenda avuga amanyanga yabo, bamwe mukandwanya, kandi nayavumbuye, bamwe ari mwe ndi kuyazanira, naho uwo ndi kurega niwe ndi kuregera basha.
mukanca amazi. None ko mwancaga amazi ko nyuma kamore kanceceke ko nyuma byagaragaye bakajye Abanyarwanda turi maso, nta muntu uzasubiza inyuma ibyagezweho tureba, ntabwo bizashoboka. Ahubwo uzi ubwenge, uzi ko afite akanwa kasubiza inyuma ibintu FPR yatugejejeho, amaraso yamenetse, uwunamuye icumu aracahari, ntaho yagiye. Bari kuguhemba neza, bari inzu rukubaka, imodoka nziza, urangije ugiye kwifatanya n'ibigarasha mu Bufaransa, ugiye kwifatanya n'inkora amaraso haze umwijuto ukwisha. Umaze guhembwa ubwarimu, umaze kugira utubaye sosiyal, ubanjana mugize ute? Twarakuvugaga, twarakuvumbuye kera, twavugaga to bakakushigikira abo mwirirwaga muri gukinira mu maroji sha. Isabwe mu maroji mwa, Isabwe cokora uzi ko omva, Isabwe uzi kugenda maroji, yewe amaroji ngahayi Butaro, ngahayi Kirambo, ngahayi Musanze, ngahahe. Nanjye nari mfite iroji, mfite iroji ryiza cyane rizi kwakira abantu neza. Ariko Isabwe genda uzi kugabura ibiryo we, byatoranyijwe. Uzi gutanga ruswa, izo ruswa zanyu twarazivumbuye, ntabwo bizongera kuba. Erega abaturage bagenzi banjye, igihugu iyo kiri kwiyubaka gitangira gahoro gahoro. Reba leta yacu yatangiriye kuri zero, nta wayirenganya. Yasanze amafaranga abo bicanyi izo nkora amaraso barayahunganye. Itangire ibitaro byari bifite nk'abaganga 200, none ibitaro by'u Rwanda abaganga barimo n'abaforomo n'ababyaza n'ikindi nk'ibihumbi 5. Mwabantu mwe, leta haroko itagize. Nta kuntu rero muri leta mu buyobozi hatagombaga gukoramo n'ibyo bigarasha. Uko leta kwiyubaka itangira niko ikoresha abantu itari yizeye, itazi, yarizi ko ari umuturage mwiza. Kuko leta yacu ntabwo yaje ije kurobanura, ntabwo irobanura. Abantu barakora ibizamini bakaja mu kazi, haba amatora tukamamaza, abandi bakiyamamaza, nuko kandi nabize bari bakeya, ariko bagiye biyongera baba benshi mu Rwanda. Ubu hari ibintu byinshi abanyarwanda tugiye kujya twikorera. Narababwiye ngo umuntu nashaka kugutegeka uko ashaka, akavuga ngo arahagarika imfashanyo, ngo niba utamuyobotse, ngo niba utemeye ibyo akubwira, ngo arahagarika umuceri. Narababwiye ngo azahagarika umuceri, twebwe tuwihingire igishanga tukibyaza umusaruro, kivemo umuceri mwinshi, ahubwo asigara ari kudukenera. Ko nababwiye ntago tuzemera ko mutujoga ngo nuko ngo imfashanyo no gusabiriza ubu turi mu rwego rw'abanyarwanda, twariyubatse mu buryo bwose, inganda turi kuzihanga, ibintu bimeze neza, uko bukeye uko bwije inganda ziri kuvuka mu Rwanda. Nakangare muzadushobora se? No, ntabwo turi bakajogero. Niyo mpamvu rero mwabayobozi mwe, ntacyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itabaha, ariko biratubabaza iyo umaze kwijuta ugahunga igihugu, ukabesha ngo ugiye kwivuza kandi ugiye kwifatanya n'ababisha. Uriya mugore ikabwera, nje nari muzina namuvumba, yangeraga akanyivugishwa neza, yagera no muri resitora ngera kwesha agaciro, baza gashaka kwivugishwa neza, kanjye namuvumbuye kera. Nje nzi kuvumbura, nje nzi kuvumbura mu bimenye.
nubwo wamenya ko nzi kukuneka, ko nzi gutangira amakuru ku gihe, ushaka kwibwira ngo njyewe ngo nina yamenya. Nje mfite inshuti nyinshi muri iki gihugu, nakangara njyewe kintu nirinda na amanyanga n'uburimanganya ndeka cyo ndabyirinda. Sindafungwa, sindagira ute, nirinda amarimanganya. Nanga umuntu wese washaka gusubiza inyuma ibyagezweho na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko byavuye mu maraso, byavuye hakomeye. Cyanika muri kunyumva, ku nkiko z'umupaka, iki kirara, iyo mabeshu niho gituruka. Mube maso kitagira abandi bagore bazima kiyobya, mube maso, mube menge, kuko bafite politike y'ukuntu bagenda babwirana bakazanana. Muramenye cyanika. Burera, tube maso kubona uyu mugore, ngo uyu mugore we ndakosheje, kubona iyi mabeshu ngo ni Isabwe yihandagaza igatuka perezida wa repubulika Dogiteri Paul Kagame, igahimba umuvugo w'amaraso, igahimba umuvugo w'ubugome, igahimba umuvugo w'umuki, ngiri kuhimba ngo Kagame ngo nibarekure, ngo shitani, ngo nibagira ute, ukihandagaza ugatuka Kagame. Wa mabeshuwe, nkufashe weho ndaya mabeshu, uri kwibuka cyagiye muri rya rojisha warihaye kuyobya abayobozi bose, abari warihaye kujura. Oya, wari uzi no ko ufite n'umuyawe, ufite na ruswa yawe yari ikaze, mpaka ngo utange ruswa ucengere, mpaka wigaruriye n'umuntu ukazi, mwigarure usa nkawe. Abo wigaruriraga murahujije, mwari musa. Arakabaho wambaje Imana Florence, wabaye meya w'akarere ka Burera, meya Florence. Iyo tutamugira we cyagihe we, iyi mabeshu yo kabeshuka. Uyu munsi natukanye ndihana ati Imana imbabarire gutukana, ariko nakababaro. Uzi kugira ngo utuke papa wanje, utuke wowe Sabwe, uzi kugira ngo utuke papa wacu, papa Rwanda, papa w'abanyarwanda, papa w'abanyarwanda twese bazima. Ariko n'ababageraga hakabaha imbabazi, kuko ni umunyembabazi, yuzuye imbabazi n'urukundo. Nawe nuzi ukihana azaziguha sha, tuzaziguha. None wihandagaze weho gasipari garashi gisaza ubusa, wihandagaze ngo Korode ngo Mutabazi ubavugeho ubusa. Korode Mutabazi, mube muri kunyumva, hari ikigarasha cyabatatse mu gihagurukire Korode Mutabazi cyitwa gasipari cy'igisaza gikoreraga iyo mu buhungiro kigwaga kirihishahisha. Korode na Mutabazi mu gihagurukire, dore mbahaye impuruza cyabatatse. Murebe ikiganiro cyakoze ku tariki ya 10 z'ukwa karindwi, kiri kuvuga kigama ijambo iyo mabeshu yacyo, iyo mabeshure Isabwe, maze iyo Isabwe kavuga umuvugo wo gutuka umubyeyi wacu. Korode rero na Mutabazi, icyo kimabeshure nicyo muri Burera, cyanduje Burera yacu, ariko Burera yacu ntabwo wayanduza ngo dushobora, ntabwo wadushobora. Kuko nangiye kuvaho nta muryango uburaga inuza, none se twabigenza gute? Ibyaye ikibazo iracyonsa.
ubwo waraboze nyine nta kundi none kabaguko kabo muvukana bamwe ari bazima ireba mwabaturage abavukana n'iki kigore awaya n'iki kirara bamwe bakoraga za rabu abandi bakoraga he bifitiye amahoro bameze neza papa w'iyima beshure yahoze ari umuganga mu Kinyababuba nzarabaye na titirere mu murenge wa Kinyababa Sate dosane sebukwe w'icyo kigarasha yabaye umucamanza ikirambo niba nibutse neza rwose ni bazima bari bazima sinzi iki kirara cyavuye rwose iki kirara sinzi iyo cyavuye iki ariko nta waraya cyane iyo uraye cyane kuraya birangira gubaye kishushwe birangira gubaye gishagara igishogoshogo iyo uraye cyane birangira gubaye masikini gusa nakababaro kumva watutse papa wanje kugira ngo utuke papa wanje cyokora kuba nanje ngututse reka Imana imbabarire nakababaro mfite ko kugira ngo wihandagaze utuke umubyeyi wacu mu kiganiro mwakozeho niyo musambanyi wawe Gasipari ushaje nabi mu mutwe birambabaje umwe mu bantu ntagereranya n'abagore ntago navuga ngo ni umugore ngo ni umutegarugori nta mutegarugori wakora nk'ibyo yakoze ntibibaho ni shitani Banyaburera twihangane nta kundi twihangane Banyaburera dusanzwe turi inkotanyi dusanzwe turi intore kuba twahavuyemo igipfira muri bya bishimbo kikaba cyatuvuyemo Imana ishimwe sibyo Banyaburera aho burya kugira ngo tukigumane kigumeze kuboza n'ibindi byari biri bizima twagize amahirwe kituvamo kirangara yo ku gasi niyo kizagwa rero twirinde ko hagira ibindi bivamo rero Abanyaburera tube maso Abanyacyanika mube maso Rugarama Gahunga Butaro Butaro mwitonde Butaro impamvu mbisubiyemo gatatu ndayizi abagore b'Ibutaro mwitonde abagabo b'Ibutaro abana b'Ibutaro iki ariko abagore b'Ibutaro mugira ute mwitonde ubwo nibanga nzigamye turi maso uyu munsi nashakuje cyane inshuti zanjye ariko nababajwe n'iyo mabeshu yo kugira ngo yihandagaze ije kudutukira umubyeyi wacu niyo video y'icyo kigome ntabwo nayishyira mu kiganiro canje kuko mbisubiyemo ibyo yatutse umubyeyi wacu nanjye nabamututse nta nubwo nshaka ngo hagende abaturage b'u Rwanda mu byumva Isabwe Felixisme wo mu Cyanika munsi y'ikirunga cya Muhabura uhangara udutukire perezida wa repubulika wowe mabeshure wabaye umwarimu ukaba muri njana y'amakare ka Burera ukaba affaire sociale muri Gakenke na Musanze ukagira utugahembwa ukagira utukakora bwose ugahembwa neza warangiza urijuse ugiye kudutukira umubyeyi Imana yaduhaye witeye umwaku agahinda ntabwo uzagakira ishano wimanuriye
ishano wimanuriye nzaba ndakureba kandi do ishano wimanuriye wa shitani we nzaba ndakureba. Reka nicecekere abanyaburera twihangane nuko nyine nuko ariko dushima Imana yuko ikibori cyatuvuyemo igipfira cy'igishimbo cyavuye mu bishimbo bizima cyagiye kugwa ku gasi cyagiye kwangara. Twihangane nta kundi cya kizaboza byinshi cya kizaboza ibishimbo byinshi none cyaragiye banyacyanika. Mushima Imana kuko ibibori by'ibishimbo byavuyemo none mukaba musigaye muri bazima. Ariko mumfasha gushima uwambaje Imana Florence gitifu w'intara y'Iburengera zuba. Meya wambaje Imana Florence wari ukaze, wari uzi kuyobora, wari uzi gukunda igihugu, wari uzi kumenya ibintu iyo pembe ni ukamenya ibishaka guhungabanya umutekano. Harakabaho wambaje Imana Florence yabaye umuyobozi mwiza w'akarere ka Burera. Sembagara wabaye umuyobozi mwiza w'akarere ka Burera. Bose ni bamwe Jaime mushuti wanje nyakwigendera wabaye umuyobozi mwiza w'akarere ka Burera. Ubu dufite yitwa Sori na Mukamana kandi nawe ari kuyobora neza. Rero banyakubahwa abaturage bagize akarere ka Burera twihangane nuko nyine umwana umukobwa bamubagatukisha bose ariko nubwo yadutukishije ni igipfira cyatuvuyemo. Ubwo cyatuvuyemo ibishimbo harera uruyumba, harera umushingiriro, harera ingemane, nta kibazo. Kandi dushimira Imana kuko kitatwishe, maze ubundi tube maso dukomeze twirindire umutekano w'igihugu cyacu, dukomeze twibere mu mahoro turi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame, maze dukomeze turwanye ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri, maze dukomeze turwanye uwo ari wese washaka guduca mice, washaka kugarura ubusumbane mu nyangire mu nyumvishirize. Tumuhombye tumurwanye, uwo ahubwo tumurwanye twivuye inyuma baje kumugorora. Maze rero Kabwera Isabwe Felixisme uri hariya mu Faransa Amuhaye Gasopo niwongere kuruka ibirutsi warumaranye iminsi urukubuya ubwangati ubwo wabirutse niwongere kuruka. Ubwiza ukuri ndeba unyitegereze situziranye si wajyaga muri resitora yanjye y'Ibutaro iriko kwesha agaciro subizi amanyanga yawe subizi situyazi. Ibirutsi warutse wamaze kubuya ubwangati bwari bukwishe, ibyagusigayemo ubirukiriye mu Bufaransa. Niwongere kubirukuru kuvuga perezida wacu, leta y'ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Atansiyo Amuhaye Gasopo bwerera iyo hirya, bundabundira iyo hirya, ariko ushaka wayamanika kuko mwaratsinzwe. Abantu mwese mubari nkawe mwaratsinzwe, ntaho mwamenera. U Rwanda ruraganje, u Rwanda rurarinzwe, u Rwanda mbega u Rwanda ni amahoro. Ahubwo uzongera ugaruke dufatanye kurwubaka. Rero inshuti bakundwa bari bakurikiye televiziyo Umwero TV, murangije kumva ko nari mbabaye cyane kubera akababaro ko iyo Kabwera yatutse umubyeyi wacu.
nari mbabaye cyane mu buryo bukomeye, ariko aho navuze nabi, aho natukanye, aho mumbabarire mbasabye imbabazi. Kamere yaje, mvugira muri kamere kubera uwo bituma nyine nisanga byarangiye. Mbasabye imbabazi aho navuze neza. Ubusanzwe ndi umukirisitu, ntabwo njya ntukana, ntabwo njagira atari ko burya kumva umuntu atutse papa wawe mwegeranye umufashe wamumena. Nuko byangendekeye nyine, niyo mufata ari hafi twari kwesurana, yagize amahirwe ariyo mu buhungiro, ariko mumbabarire kandi dukomeze turwanya abantu nk'abo, dukomeze dukunda igihugu. Abanyaburera turinde Burera yacu, turi mu nyikarega. Abanyaburera mumenye ko turi ku mupaka, babandi batoroka banyuze ku mugu cyangwa banyuze hehe no hirya no hino no hehe, muharinde, mukumire, mugire ute. nuko dukomeze twibakire u Rwanda rwacu mu mahoro, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, turwanya ruswa n'akarengane. Ushaka rero tuganira agomba kuduhamagara kuri 0783554438. kandi dufite studio yitwa Manzi Studio. Amafoto ni nk'ako kanya, shuti amafoto mu bukwe, mu anniversaire, mu birori, mu nama, aho se turaseruka naho tutagera. Kandi dufite ibikoresho byiza, kandi umutekano aba ari wose, kandi tugira isuku. Ngaho rero mukomeze muhaye muronke, mukomeze mugira amahoro, mukomeze mugira umutekano, mukomeze musugire, musagambe, mutera imbere, abanzi baganye, abanzi bamikwe. Isabwe Felixisme amware amikwe, akomeza bwerabwere, akomeza amashara mwice, kubera twitejeje imbere wari mu buhungiro ari kubetabeta. Maze byose dukomeze twikundire igihugu cyacu n'umuyobozi wacu, intore zirusha intambwe, maze twiyongereho gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kirisito. Amen.